nakunze muri Zaburi y'ijana na 23:15 aravuga ngo Imana inyunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Hari abantu Imana itunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Hari abantu bambuwe agaciro Imana ihaye agaciro. Hari abantu bareba bakabona nta cyerekezo bafite, nta diviziyo, nta hejo hasaza, ariko uretse kwitakariza Imana icyizere, uretse kwivamo mu gihe ugihumeka, mu gihe ufite ubuzima buzima. Ivuganye nanjye iravuga ngo ntibubwire ngo bazongera bakubone. Ubwanjye igihe kirageze ngo Imana iguhereze gakondo yawe. Bazi ko ari wowe uzaho ukora bikanga, ariko bagiye kubona Yesu aguhindurira amateka. Bazi ko nubwo washaka utazabona uruzaro, ariko bigiye guhinduka, babone Yesu aguhereza umwana. Naho Imana itagukura ndetse ariko kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ivuganye nanjye irambwiye ngo igihe cy'abana b'abantu ku buzima bwawe kirarangiye, ahubwo hagiye gukora igihe cy'Imana. Bamarayika bamanukiye mu gihugu cyacu, baratugose abwoba kuko Imana ikunda abanyarwanda. Usuhuza umutima k'umukene, iravuze ngo nonaha ntagereza buzi, nona Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro umuntu wese. Anigereza mbonye abamarayika bamanura imitaka, mbona mu kuboko kwabo harimo ikintu cy'iwosha ndetse n'imitaka, mbona baratugose. Imana iravuga ngo yatunanye twe tukaramba. Nikurira kwaje kubwo kunyagwa kwaje, kubwo gusuza umutima kwaje. Imana iramanutse kandi birukiye ku bintu mwakoze mbirira. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo ibyanditsweho na Bibiliya ni byabivuze igihe cyageze ngo Imana ivuze n'uko gufata. Imana irambwira ngo ifitemo kanseri. Papa, Imana igukuyeho kanseri. Uyu ni umuntu w'umugabo. Papa, Imana igukuyeho kanseri. Reka tubasuhuze mwebwe mwese mukurikira UMUREMYI TV. Twongeye kubasuhuza muri uyu mwanya, mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyaruguru, Uburengerazuba n'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese namwe muri diaspora. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibarinde kandi ibakomeze. Mwebwe mutuye mwakanda subscribe ni muyikande kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Turabakunda cyane. Rero muri uyu mwanya rero twakiriye umukozi w'Imana. Ntabwo ari bwo bwa mbere twamwakira ku UMUREMYI TV, ni umusango. Reka tumuhe karibu noneho adusuhuze mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana y'Imana muhabwe umugisha n'uwiteka. Suhuza abakunzi bacu kuko bari bagukumbuye. Amahoro y'Imana abe kuri mwese, muhabwe umugisha n'uwiteka. Imana ibaha agaciro atandukanye n'akaboneka. Usigaye uvuga makeya byagenze gute mano? Ubwo nyine ni ibyo. Tutakivuga menshi, ubundi bikwakira bwa mbere mbese wari wavugaga menshi ukabona mbese bisigaye bimeze bite? Buriya umubwiriza yaranditse ibice bitatu mirongo kane avuga ngo ikintu cyose Imana kiri mu gihe. Ubwo nyine magaze mu gihe Imana ishaka ko magaramo, kuko ntabwo Imana ikangwa n'ibihe, ahubwo Imana icyandika igihe. Imana ikorera mu gihe kandi ivugira mu gihe, itabarura mu gihe. Umagaze mu gihe cyane. Ubwo mbese ni igihe cyane. Ubwo warabyemeye se? Warabyemeye. Muri byavuze ngo sinyikorira byaga binezeza ubu nkora. Njyewe nyine ntabwo niyobora, ndayobora. Uyoborwa nande? 348 iravuze ngo jya wumvira umwuka w'urukundo, nta soni uzagira ubona. Jya wumvira umwuka, jya wumvira umwuka w'urukundo, nta soni uzagira tunganire Imana.
kora byose wibwira. Imana nishimye iyo wumviye nyine abantu Imana iraguca wakumvira Imana Manuel, wenda turi kuganira, uracyari umusore? uracyari umusore ariko witegura kuza kubivamo kubera yuko hari akayira Imana yaciye. Hari akayira Imana yaciye. Mbese tuvuge ko abakunzi bacu bakwitegura kuvuga ko ugiye kuva mu musore cyane. Luka igice cya mbere 3:7 havuze ngo iki? Aravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo nta jambo Imana yavuze rizigera rihera. Ibi Ezekiyeli irabimubwiye, iravuga ngo mbese Ezekiyeli we uraruzi iki? Arayisubiza ngo ndaruzi ngo y'umurinzi. Imana iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye arunda niwe narivuze. Abantu baze kunyumva njyewe mfite kiyama. Manuel, rero wenda turi kuganira ariko tugiye ko ufite fiance uri n'umusore ariko wabaye uracyari umusore niwe wamubona. Navuga ngo muri iyi minsi hari niba ari muri Bibiliya bavuga ngo uyu ukiri umusore kugira ngo uzakorere Imana atuzeye zabuzuru. Wowe ni kubyemera? Ahubwo buriya uri umusore nibwo ugomba gusenga cyane kuko ntago ni ukuvuga ngo ntago ubusabane hagati yawe n'Imana buba bugomba kugira ubizamo kubera ko Satani yego ibyo nabyo ndabyemera. Impamvu ya mbere ntago Herode arwanya umwana wese uvuka, ahubwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvuka n'iyibibera. Nshatse kuvuga ko umuntu wese watoranyijwe yarangiza agahamagara Satani aba amufitiye ifuwe n'ubundi agomba kumujyana. Intambara umusore ahura nazo ni nazo n'umugabo ahura nazo. Kandi buriya bavuga ko uyu musore kubera ko nta mugore aba afite amarari menshi, niko biri? Kubera ko twambaye umubiri pe ibyo bishobora kuba ariko tutabikoze kuko buri icyaha ni igikorwa kitakoze kikigituma. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikanyitangira. Icyaha ni igikorwa ikitakoze kikigituma. Ubwo tuvuge ko abasore bajya bavuga ngo abasore ngo ntabwo bakorera Imana, wowe bishimangire uvuga ati gukorera Imana kuko benshi cyane barishwa bakavuga ngo abasore ngo ntabwo bakorera Imana kubera ko baba bafite ibibasuka byinshi cyane, ibigare bagendamo mbese n'amarari bigaterwa n'imibiri yabo kuko ibishyushye. Wowe niko wowe ubona cyangwa nawe? Ku byiciro bibiri 50 ntabiha agaciro, ibindi 50 sindiha agaciro kubera yuko twahamagawe turi benshi ariko abatoranyijwe ni bake. Njye nkunda kuvuga ngo nubwo abayishaka ari benshi ariko ubwayo iza abayishakashaka. Daniyeli yanditse ijambo rikomeye avuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Impamvu mvuze aya magambo ni iyi: iyo umuntu yakijijwe yarakoze ibyaha atandukanye n'umuntu wavutse akavukira mu gakiza. Ubwo bishatse ko nawe wakuze ukora ibyaha noneho nyuma uzagakira. Ubuntu bwa Yesu buza. Rero je nararungurutse nabyivugusemo, ntacyo wazi inshutisha. Inzoga narazinyweye, ibyo tabi nararinyweye, ubwo bugeso bundi, ubwo busambanyi narabukoze, ariko Yesu angirira neza kubera ko icyo uzaba cyo naho kijya kiragutegereje. Rero ubu rero Yesu yangiriye neza, ubu nibwo nshaka ahubwo ndi kubwira Imana yongera imagakiza, ubu ndi gushaka gukiza. Ubwo tuvuge ko wenda nta gakiza ufite kuko uri kubwira Imana ikongera iguha agakiza cyangwa ni ukukongerera imagakiza. Birivuze ijambo rikomeye avuga ngo iteka n'iteka uwishyize bizagakiza, ari uko uwishyize bugufi Imana izamukiza. Imana inyurira ariko kugera mu sabiragakiza kandi nayo guha agakiza. Twese duha agakiza kuko agakiza niko katubeshaho. Utari mu gakiza Satani abasha kumufata mbese akamukura mu gakiza. Reka tugushimire rero mukozi w'Imana kandi Imana iguha umugisha. Reka tugusabe udusengera Imana twinjire mu by'Imana yaduhaye kugira ngo dusangize n'abakunzi bacu. Aka kantu reka nkashyireho umucyo. Ibintu turwana nabyo nta nyama bigira, nta maraso bigira, nta magufwa bigira. Turwane n'imyuka
niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeye avuga ngo mube maso. Abantu b'iki gihe mukeneye kuba maso, mukeneye gutabaza Imana nayo ikabatabaza, mukeneye kongera kwegera Imana. Nawe isuzuma urebe uburyo uhagazemo, urasanga umubi yarakurashe, urasanga satani yaragusabye, hari igihe satani yakamuye muri wowe. Icyo nakubwiye ongera upfukame, umurinzi aracyagufitiye imbabazi, wongera utabaza Imana kubera yuko hari ibyakurashe kandi Imana ikugirira neza. Uri Imana nziza, Imana y'inzobe n'ibikara, abagufi n'abarebare, abakomeye n'aboroheje. Imana ifunga ntihagire ufungura, yakingura ntihagire ukinga, idahamagara abakomeye ngo isigaze aboroheje, idahamagara aboroheje ngo isigaze abakomeye, idahamagara abize ngo isigaze abatize. Imana irebera hose icyarimwe, Imana yera kandi ikora ibyera. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe tugusangura turuhura, uravuze ngo nidutera intambwe imwe uzatera 99 tugusanga. Ibintu bane natwe mu ngeri myiza, tuguhaye ikaze n'akari muri iki kiganiro. Imana imitima ikomeretse ni wowe uzi ibyo wayomora. Yobu yanditse ijambo rikomeye, arabivuga mu bice 14 umurongo wa 7, aravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kijya kibasha kongera gushibuka, iyo cyahuye n'amazi kibasha gushibuka. Nyemerera abantu batenebutse bagashogorwa kubw'iminsi n'ibihe satani akabarasa umwambi, wongera ubambika imbaraga nyiringanya Imana n'abakomeje gukumenya bakagukomezaho. Daniel yaranditse aravuga ngo abazi Imana yo bazakomera, ndetse nibamara gukomera ubakoresha iby'ubutwari, mubakomereza intambwe, wagura intambwe zabo. Dore kwa muganga nyiringanya Imana ukiza uburwayi, abarengana barenganure, abashonje bagaburire, abambaye ubusa ubambike nyiringanya Imana, abaremerewe baremere bafite ibibazo bigiye bitandukanye ubabere nyiringanya Imana ubutabazi, kuko mu maboko yawe niho dushyize ubugingo bwabo. Ngaho haza kwifuza kwawe, kwifuza kwabo ujye ikasikasi ndetse n'ikusi, abafite imanza waburanire kuko niwe uca imanza zitabera. Before dry mando yasire tutaya dini kasoma my dry, nyemerera mu ngeri myiza. Turagushimye turaguhimbaje, ijambo ryawe ryarambwiye muri Zaburi 125, havuze ngo umuntu wese ukwiringiye ameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyeza, ahubwo ruhamye iteka. Haravuze ngo nk'uko inkike zigose i Yerusalemu ni nako ugose umuntu wese ukwiringiye. Nyemerera mu ngeri neza, uzurengera intore zawe. Ijambo ryawe rirambwira mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28, haravuze ngo tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Amerika, bene gihugu baratwakira ngo baducanire umuriro, ngo kuko cyari igihe cy'imbeho ndetse n'ubukonje. Mana we mu ngeri nziza, naje kuvumbura asanga bene gihugu nasize abatwifuriza bwoko buduteze amatwi, nubarinde bene gihugu, nubakureho bene gihugu. 2025 bene gihugu badufungira amasezerano, bene gihugu barakurwanya, bene gihugu baratugambanira, bene gihugu bakora inteko batwicaraho. Nasomera ijambo rirambwira muri Zaburi bice 41 murongo wa 6, haravuze ngo azapfa ryari mu izina rye ryibagiranywe, ngo bene gihugu babonye before dry mando yasire tusaya dini sasoma my grown my heavy dry sea. Biravuze ngo nuko muri ako kanya Pawulo amaze gukoranya umugana, ngiye before dry ngigikuruka kiva mu muriro kimuma ku gikondo. Mana we hari abantu benshi ndi kubona gikuruka cyarumye ku gikondo, hari abantu benshi bakora bikanga, hari abantu benshi bafashwe ijambo, hari abantu benshi badafite agaciro, ariko nawe ndi abahagatira atari wowe. Hari abantu benshi inzira zifunze, igikuruka cyabarumye ku gikondo, biganza byabo biraboshye, igikuruka cyarabarumye, nta kuntu bafata ngo bakomeze. Igikuruka ni mu ngeri mwiza kibariho, mwabonye icyo gikuruka kimurumye ku gikondo, baravuga ngo idashugashira niribuze kumukundira kubaho, ngarika ako kanya bagitegereje kari bukenywe, bagitegereje kari bugindirwe, ngafata igikuruka hagikungurumurira mu muriro. Nanjye y'amasaha ibyarumye ubwoko bwawe, nanjye ndavuze ngo enebo mando yasire tutaya bini sasoma my heavy dry sea. Nanjye enima ibyarumye ubwoko bwawe, tubikunkumuriye mu muriro, tubikunkumuriye mu muriro, ntibibareke
nibarekure, inzugi zari zifunze zifunguke, nibarekure binjire mu kazi, nibarekure bashaka byemere, nibarekure bahabwa agaciro, nibarekure diporome iboneke, nibarekure hayiwe mu ngeri mwiza nziza ziboneke, nibarekure urubyaro riboneke, icyo cyari cyarabarumye nikibarekure, uwo mu ngeri mwiza umunezero wongere ugaruke, nikibarekure guhuza byongere biboneke, imiryango yari yaratatanye, macakuri yari yarajemo, gikuruka cyarabinjiyemo, nikibarekure kugira ngo mu ngeri mwiza bongere bashyire hamwe, cyari cyarabarumye ku gikonje, burwayi barumara igihe kinini, nuko igikuruka cyari cyarakurumye, ariko nikivuye kure kugira ngo nawe ubone ubuzima buzima, ariko muri ako kanya barabibura, ngo bakibabura, ngo barigabura, ngo tubonye Imana. Nari mvuze ngo abakuvuyeho igihe kirageze bitewe n'igitangazo ukoze kugira ngo batugarukire, ibitangazo ukoze nta mbaraga zo kubivuga bazagira, ahubwo bwo ubwacu kizajya kwivugira. Nari ndi kugushima mu himbaza kuba watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, turagushimye ubwo gikuru kuko ubwoko bwawe ni mu izina rya Yesu, amen. Ndumva rwose nanishimye, numva ari ariko bagira ngo manurire abantu baneza amatwi, igihe cy'abantu kirarangiye, ahubwo ugiye kwinjira mu gihe cy'Imana. Igihe cy'abantu kirarangiye, ahubwo ugiye kwinjira mu gihe cy'Imana. Ndimo ndasenga mbonye hari ukuboko kwera kw'Imana kubonekeye abantu, kugiye kubakorera igitangaza. Mbonye ukuboko kw'Imana kwera kutaboneka kubonekera abantu baduteze amatwi bari hirya no hino, tugiye kubakura mu bibazo barimo, kubaremera igitangaza. Mwibiri ibanga ntabwo Imana ikora ibyo abantu babashije, kuko Imana yahaye abantu ubwenge, ahubwo Imana ikora ibiraniye abantu. Buriya mu gihe ukibona ugifite umuntu ugifatira, mu gihe ukibona hari aho ukora bigakunda, ntabwo Imana yamanutse. Imana ikora aho abantu, aho ibintu biba byarangiye, ahandi ubona ko birangiye, ahandi ubona ko bigeze kure, niho Imana ikora. Turashima Imana, wa wundi umuntu banze, wa wundi umuntu banze, wa wundi utagikuye, niho Imana ikunda. Yesu aramusanga kandi akamwana nagusenga aya neza sabuna. Turashima Imana, abantu baturebera, abantu bazi kureba ku bigaragara, ariko Imana twita yibyo ifite n'ibitagaragara. Imana ni nziza. Nari ndi kuvuga ngo ukuboko kw'Imana kwera kutaboneka, abantu tugiye kubonekera, hanyuma turangiza twari muri nihuse. Tukadusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'igice 56. Zaburi ibice 56 aranditse ngo kurira kwaraje umuntu bwaca mu gitondo imuri. Bibiliya iravuze ngo kurira kwaraje urari umuntu, ariko bwaca mu gitondo imuri. Sinzi impamvu Imana imaye rino jambo, ntabwo nzi ubuzi murimo, ntabwo nzi ishuri riri guca, ariko reka nkubwire, hari igihe kurira kwakurarira, ariko bwaca mu gitondo imuri tukavuga. Iri jambo ryanditswe n'umugabo witwa Dawidi, ndagira ngo ngutangarize, uyu ni Dawidi mwene Yesaya w'i Betelehemu. Ntabwo ndi bujye mu mateka ya Dawidi, ariko Dawidi muramuzi, umwana wanzwe ajya gukurira mu ishyamba, ariko ndagira ngo mbwire ngo umwana wanzwe Dawidi muramuzi, bene se baramwanga, igihe kiragera Imana itasa uri ku ngoma, ihagurutsa Samweli ajya kumwimika amavuta, amwimika amavuta, aba umushumba, aba umwami. Amaze kuba umwami asubira mu nama ajya kuragira. Aho ngendere ni hehe? Ngo igihe kimwe uyu mwana aba umwami, amaze kuba umwami, ngo ari ku rugamba, ngo bikomeye cyane, Imana nishimwe, ngo bikomeye cyane, ngabona nanzira, ngaterera umusozi, asiga ingabo ku rugamba, ajya gusenga, ajya ku kanungu k'umusozi ajya gusenga. Ngo mu gihe ari gusenga, ngo mu gitondo y'urusataje asanga ingabo zabarwanyaga zose ziri hasi.
ahita yandika ijambo aravuga ngo ikikora cyo kurakwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Reka nguhanurire, nabwo Imana yakomora igikomere utakomere. Oya, nabwo Imana yaguhanagura amarira utarizwe, ariko Imana irambwiye ngo kuko wihanganiye ibikugerageza nicyo gitumye Imana igutegurira neza imbere y'abanzi bawe. Yahise yandika ijambo nakunze muri Zaburi y'Ijana na 23:15 aravuga ngo Imana imunganyiriza neza imbere y'abanzi bawe. Hari abantu Imana itunganyiriza neza imbere y'abanzi bawe. Hari abantu bambuwe agaciro, Imana ihaye agaciro. Hari abantu bareba bakabona nta cyerekezo bafite, nta diviziyo, nta hejo hasaza, ariko uretse kwitakariza Imana icyizere, uretse kwivamo mu gihe ugihumeka, mu gihe ufite ubuzima buzima. Ivuganye nanjye iramubwira ngo ntikubwire ngo bazongera bakubone, bizongera byemere. Abakuryanira inzara, abakuvugiriza induru, igihe kirageze ngo bakuvugirize impundu. Reka nguhanure, ni ukuri kwiyamamagaye uwari kukwica niwe Imana igeze umurinzi wawe. Himbaza Yesu. Uwari kukwica niwe Imana igeze umurinzi ugomba kurinda ubuzima bwawe. Ndabuze nk'ikikora cyo kuza kwararira ibintu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ikikora cyo baba bazi ko ibyo bitaro utazabivamo, ariko igihe gitondo kimwe uzanye ubuhanuzi uvuga ngo bagiye kubona Imana yagukuye mu bitaro, bazi yuko uzahora mu buzima bw'ubukode, ariko uzanye ubuhanuzi uvuga ngo igihe kirageze ngo Imana iguhereze gakondo yawe. Bazi ko ari wowe uzahora ukora bikanga, ariko bagiye kubona Yesu aguhindurira amateka. Bazi ko nubwo washaka utazabona uruzaro, ariko bigiye guhinduka, babone Yesu aguhereza umwana. Ntabwo Imana itagukura ndetse naho itakugeza. Imana ikiza umutwe niyo ikiza kanseri. Imana itanga gutwita ni nayo itanga kubyara. Iyo akuremeyeho kuvukira ni nayo iza gusazira kwawe. Ikikora cyo Imana njya yemera hahandi amagambo akomeye, hahandi irabanzika bareka bamwe batangiye gutuza, batangiye gucogora, Imana ikagora itangaza. Igihe cy'abana b'abantu kirarangiye. Mama ntabwo nza uri, papa ntabwo icyerekezo urimo, mushiki wanjye ntabwo nza uhagaze. Ariko kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ivuganye nanjye irambwiye ngo igihe cy'abana b'abantu ku buzima bwawe kirarangiye, ahubwo hagiye gukora igihe cy'Imana. Kuko ndimo ndabona abamarayika bera bamanutse, abamarayika bamanukiye mu gihugu cyacu, baratugose abwoba kuko Imana ikunda Abanyarwanda. Ndabona imitaka myinshi cyane, ndabona imitaka. Hari ubufite ubwoba nimuhumure, nta jambo Imana ivuga ngo rijya rihera. Kukarabika igice cya mbere 3:3 aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihera. Ndabona abamarayika bamanukira mu bitaro, barimo baraza gukiza indwara zananiye. Hari abantu bibereye mu bitaro bategereza urwabatwara, ariko ivuganye nanjye irambwiye ngo Imana ibateguye ameza imbere y'abanzi. Igihe mumaze murira nicyo gihe mugiye kumara mwishimye. Imana imanukiye mu boroheje itanze imbaraga, imanukiye mu bakomeye itanze imbaraga. Imitaka myinshi, ndabona marayika w'Imana ayikwirakwiza ku bantu bayo. Naho Imana itakura umuntu naho itamugeza. Zaburi ibice 12:6 havuze ngo haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Iravuze ngo nonaha ntagereza umuntu, nona Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro umuntu wese bakiriye. Uwiteka ahagurukiye kumanuka kuza kurengera intore zayo, ije kurengera Abanyarwanda. Wowe ufite ibikomere wakomeretse mu ijuru, ivuganye nanjye ngo Imana ije kugukura mu bikomere ikuremera amashyi. Imanukiye ku gihugu cyacu, kuva ku muto kugera kuva ku mwana kugera ku musaza. Imana kuko ndabona abamarayika we
nkabona abamarayika bakwirakwira ubwato Imana iravuga ngo tubambiye amahema ibitutsi biteye ubwoba ubuhagarikire n'indwara bwoba niko Imana igeretse mbonye abamarayika bamanura imitaka mbona mu kuboko kwabo harimo ikintu cy'isi wose ndetse n'imitaka mbona baratugura Imana iravuga ngo yatunanye twe tutarara nitwizuriye Imana irambwira ngo nta rwego Imana irinda ijambo ikajya n'uwo yarivuze ntabwo Imana ari umuntu rero irambwiye ngo ndabona umuntu watakarije Imana icyizere arwaye kanseri ariko Imana ivuganye nanjye ngo uko kuguru umaranye iminsi twararinze igisigaye n'uko ugufata Imana irambwiye ngo ikirimo kanseri papa Imana igukuyeho kanseri uyu ni umuntu w'umugabo papa Imana igukuyeho kanseri Imana inyereka undi muntu afite muvandimwe uri muri koma ariko Imana irambwiye ngo ikuye umuvandimwe we muri koma Imana inyereka undi mwana nawe ufite umubyeyi uri muri koma Imana irambwiye ngo natazaba Imana imukuye muri koma reka manure gusa ubuhanuzi mukuru Imana itanze uburinzi kandi Imana itanze ububyutse ikindi Imana itanze imbaraga ikindi Imana itabaye abayitakira bayihozaho umutima ikindi Imana igabanya umubare warimbuka yongera umubare wakiza Imana igabanyije umubare warimbuka yongera umubare wakiza Imana igeze ikasikasu ndetse n'ikusi hari ibintu Imana iri gukora hari imirimo mwakoze nimwayihemberwa ariko ivuganye nanjye namwe ngo kuko kurira kwaje kubwo kunyagwa kwaje kubwo gusuza umutima kwaje Imana iramanutse kandi birukiye ku bintu mwakoze mbiriba Imana ivuganye nanjye irambwira ngo ibyanditsweho na Bible nibyabize igihe cyageze Imana ivuze ntabwo icyanditswe na Bible kigeze arabana Imana ivuze nacenge gusa Umukozi Imana iguha umugisha kandi ni ukuri iyo uvuze urahari byinshi cyane reka mwibariza akabazo kamwe wari utubwiye ko ngo Imana imanuye imitaka kandi iyo Imana imanuye imitaka ubwo haba hari icyabaye umuntu ntabwo yitwikira nta cyabaye imvura itaguye kandi imvura inyatse umuntu urimo urumva ko ubwo hari ibi byabaye kugira ngo Imana imanure imitaka wewe umuyobozi n'ubutaka kandi umuyobozi rego ntabwo nabaza iyo yegeza impaka n'Imana inamubaza ngo wawe uburyo ikibumbano cyabaza umubumbyi ufite uwambumbye icyo nashaka kumenya ni uko niba Imana imanuye imitaka ubwo hari imvura iri kuba cyangwa hari ibindi biri kuba kugira ngo wenda iyo mitaka ibe yakinga hanyuma umuntu ahishirwa cyangwa izuba riri kuva kubera iyo mitaka umuntu ahishirwa bingana n'uko yasenze abantu musenge mwegere Imana izabasobanurira kandi nawe uzakora urandagiraga ngo usobanurire abanyarwanda cyangwa abantu baradukurikira kuko nibumva ko ari imitaka urumva ko wenda hari ukundi bashaka kubitekereza wenda birashoboka ko wabasobanurira niba hari ikindi Imana yaba yaraguhishije nawe igihe none ni uburinzi Imana murakoze cyane Imana ishimwe ntago ashaka kugira ngo abyinjiremo cyane ariko Imana itanze uburinzi reka twemere uburinzi bw'Imana kuko iyo wemeye uburinzi bw'Imana ntacyo ushobora kuba kandi murabizi ko iyo Imana ikubundikiye muri yo ukaba muri yo nta kintu gishobora kukugeraho kuko uri kumwe n'Imana nuko rero umuhanuzi w'Imana aduhanuriye kandi mwese mukurikire iki kiganiro kuva aho twatangiriye mwumve umuntu wese Imana hari icyo yamubwiye yavuze kuba ari kwa muganga ko hari icyo Imana igiye gukora harimo yavuze urwaye ukuguru ariko nawe niwiyumva wizere ko ugiye gukira mu izina rya Yesu kandi ni ukuri uzamuhamagare umubwire ko ari wowe
byaba byiza yanagusengera. Reka tuguhe umwanya n'ubundi niba nta kindi wakongeraho, tuguhe umwanya udusengera Imana dusengera. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yera, yabanye natwe, itegereje natwe, babukize b'ibitekerezo, bakore ibitekerezo, bahu cyangwa bakagura wese, Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, n'ibindi Imana izaguha uzatubwira n'ubundi tubigeza ku bantu bacu no ku bakunzi bacu, kuko burya ibuye ryagaragaye ntago riba ricitse isuka. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Reka tugusabe uvuge nimero zawe nta kibazo, noneho abakunzi bacu bazagukenera bazaguhamagare kuri izo nimero. Hari abakeneye gusengerwa, hari abafite ibibazo byinshi cyane ngo basengere uburwayi nk'uko wabivuze. Byaba byiza ubahaye nimero kugira ngo nibagukenera bazaguhamagare. Nimero ni 0788 32 61. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.